Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu YESU KRISTO. Ni Pastor Clement ndagarutse muri aya masaha y'igitondo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero nejejwe n'Imana mu mutima ko yongeye kutwongerera iminsi yo kubaho. Bavandimwe ba Kristo, bantu b'Imana aha ku isi murabizi ko bitoroshye. Turi mu rugendo rumwe Pawulo yavuze turimo turahirimbana kugira ngo tubashe gukiranuka dukora ibyiza bishimwa n'amaso y'Imana. Ariko uko bwije n'uko bukeye niko ibi bidutanga imbere, niko ibiduhiga biba byinshi, niko ibiturwanya biba byinshi, ariko twizeye Kristo ujya uduha imbaraga kandi ujya unatuneshereza ko ari mu ruhande rwacu, kandi iyo turi kumwe nawe ntacyo abasha kudutera ubwoba. Muri iyi byuzuye umwuka wera aravuga ngo niba ndi mu ruhande rwanyu umubisha wanyu yava hehe? Natwe rero twizeye neza ko Imana iri mu ruhande rwacu kandi nta mubisha yabasha guturuka. Mbere yuko tugira byinshi tuvugira imbere y'Imana, reka tubanze dusenge Imana, niturangiza tubone tuganire mu ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana mu izina rya Yesu, Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishoboye byose, Imana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga, uri mwiza kandi ubere mwiza bagutegereje bose. Ndagushimiye kandi ndaguhimbaje wera wa Isirayeli, ngushimiye ko ari nawe uhwanye nawe yaba mu isi ndetse no mu ijuru. Shimwa kandi ukomeze uhabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2024, tunejejwe nawe mu mutima ko twongera iminsi yo kuba, kuko kuba twageze uyu munsi wa none hari benshi bagukorera binejeje, hari benshi bafite bize amashuri menshi, hari benshi bakuririmbira bakwamamaza kurusha uko tukwamamaza, bakavuga kurusha uko tukuvuga, batabashe kugera kuri iyi tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Ariko twebwe ko bahatugejeje siko turi intungane cyangwa tube beza cyangwa tuvuge ibikwiriye cyangwa dukora ibikwiriye, ahubwo ni imbabazi n'ubuntu watugiriye. Izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe. Tito yaravuze ngo icyatumye umusigaza ikirete kugira ngo atunganye ibyasigaye bidatunganye. Nanjye Pastor Wakapa umugaragu wawe icyatumye unsigaza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukandinda impanuka, ukandinda uburwayi, ukandinda ibibazo n'ingorane bitandukanye, nkaba nari muri gereza nk'abandi aho batabasha kubona uburyo cyangwa se umwanya n'ubushobozi bwo kuba bakora uyu murimo wawe nk'uko turi kuwukora muri iyi minsi. Ni ukuri ntabwo ari ukubera ko turi beza, ahubwo hari icyatumye dusigaza kugira ngo tukwamamaze, tukuvuge tugihumeka umwuka w'abazima, tukuvuge bigishoboka, kuko ndabizi neza ko igihe kizagera kuvugira kuri ibi byuma ntibishoboke, ariko igihe bigikunda duhereza imbaraga zo kwamamaza vuba vuba bigishoboka, abumva bumve kugira ngo babashe kwiyerura. Izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe. Rero uherekeze iri jambo tugiye kuganiraho, kandi ibyo turi buze kuvuga byose bize kugengwa nawe. Umwuka wera aze kutuba hafi, imbaraga z'abadayimoni zitsindwe mu izina rya Yesu. Nitusoza amano turashima izina ryawe. Niko tubisabye tubyizeye ko Imana ishobora byose. Rero ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turakoze kubyumvise. Amen, amen, amen. Bavandimwe ba Kristo, bene data, dufatanyije mu rugendo rw'umusaraba, dufatanyije urugendo rwo kujya mu bwami bwo mu ijuru. Turamenyeranye, turaziranye. Ni Pastor Clement, umugabo w'umudamu umwe, ndi Rubavu, Burengerazuba bw'u Rwanda. Ndongera ndagarutse kugira ngo twire tuganire ku ijambo ry'Imana. Nta kindi dufite cyo kuganira kirenze ijambo ry'Imana, niyo twaganira no ku bindi mu buzima busanzwe, ariko ijambo ry'Imana riri imbere, kubera ko ijambo ry'Imana niryo ridukomeza, ijambo ry'Imana niryo ritubatura, ijambo ry'Imana niryo ritwereka inzira dukwiriye kunyuramo, ijambo ry'Imana niryo ritubera indorerwamo, ijambo ry'Imana niryo gardefu itugaruye tugiye gukora ibibi cyangwa se tugiye kugwa mu moshya, tugarurwa n'ijambo ry'Imana. Rero iyo umukristo adatunze ijambo ry'Imana muri we, ni nk'aho aba afite nk'ingunguru ibereye aho. Ndashishikariza buri muntu wese kugira ngo yongere kwitoza cyangwa se yongere kwisubiraho cyangwa se yongere gufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, kuko iyo ufite ijambo ry'Imana muri we. Ndasoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimuba muri njye, uwo ni Kristo wabivugaga, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe ibyo mushaka byose muzabihabwa. Bavandimwe, nimuba muri Kristo Yesu, amagambo ye akaba muri mwe, icyo muzasaba cyose muzagihabwa. Mu minsi yashize twasuye muri Matayo bitubwira ngo nimushake muzabona, mukomange muzugururirwa, kandi musabe muzahabwa. Abantu bashobora guhabwa ayo mahirwe ni abantu bari muri Kristo, bari gusaba bari muri Kristo, bari gusabana umutima uciye bugufi, bari gusabana umutima utari mu ibyaha, bari gusabana umutima utari mu rwango, bari gusabana umutima utari mu ivanguramoko. Abo ngabo ni Yesu ari kuvuga. Nibakomanga bazugururirwa, kandi nibashaka Uwiteka bazamubona. Mu Kristo muvandimwe, mwene data, ndagira ngo mwifurize kugira ngo nawe utunge Kristo muri wowe, kandi amagambo ye abe muri wowe. Nibwo uzasaba, nibwo uzashaka, nibwo uzakomanga, ibyo byose bikabasha kuguhira. Ijambo ry'Imana ririmo riratubwira ngo kuri uwo munsi benshi bazambwira ngo ntitwagusenze mu izina ryawe,
umunsi w'imperuka nyine umunsi bazari guca intebe y'urubanza igihe kizaba cyageze kugira ngo buri wese acirwe urubanza. Benshi ngo bazagenda imbere y'Imana, twahanuye mu izina ryawe, twavuze ubutumwa mu izina ryawe, twambitse abantu mu izina ryawe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yesu azababwira ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, kuko sinigeze kugira gute, sinigeze kubamenya. Ntabwo iryo jambo rizabwirwa imodoka dutwara, ntabwo iryo jambo rizabwirwa amazu meza tubamo, ntabwo iryo jambo rizabwirwa ibyo dutunze mu nzu cyangwa se akazi amashuri twize. Iryo jambo rizabwirwa twebwe abantu bari mu ishusho y'Imana. Niba Imana izabwira ngo mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, kuko sinigeze kubamenya. Muvandimwe mukristo, mwene data, mwana w'Imana, mukozi w'Imana, haranira kugira ngo ukore ibishimwa n'amaso y'Imana, kugira ngo kuri uriya munsi utazabwirwa ririya jambo mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze kugira gute, sinigeze kubamenya. Ntabwo abantu bari gutekereza ko isi turiho izagira iherezo. Ntabwo abantu bari gutekereza ko niyo Kristo yatinda kugaruka n'urupfu ko rwagutwara ugasiga ibyo utunze byose, rwagutwara ugasiga amashuri yose wize, rwagutwara ugasiga amazu yose wubatse, rwagutwara ugasiga amapariseri yose waguze, rwagutwara ugasiga amamodoka meza ufite, rwagutwara ugasiga amafaranga yose wakoreye igihe cy'ubuzima bwawe bwose. Ariko rero mu Kristo muvandimwe, ndagushishikariza ko kukwibutsa kumenya neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubuzima bwo kuri iyi si hari ubundi buzima bw'iteka ryose. Ku bazaba bakoreye bazaba bari mu munezero, ku bazaba bararangaye barabanze kumvira ukuri kw'ijambo ry'Imana bazaba bari mu mubabaro. Igitumye nzi uyu munsi rero ijambo Imana yanshyize ku mutima, cyangwa se ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganireho, ni ku ijambo rivuga ngo abantu barimo baravuga ngo, cyangwa se abantu barimo barasenga amasengesho avuga ngo Mana kw'abanzi batubwije kure, Mana kw'abanzi baturembeje, Mana kw'abanzi bakomeje kuba benshi, turabigenza gute? Nibyo koko ufite abanzi benshi. Ikibabaje gusumbya ibindi byose ni ukugira abanzi, ariko kugira n'abanzi mukorana umurimo. Ugasanga umupasitoro mukorana umurimo n'umwanzi wawe, ugasanga mwarimu wawe w'itorero n'umwanzi wawe, ugasanga umuririmbyi murimbana muri korali runaka n'umwanzi wawe, ugasanga umuvugabutumwa mugenzi wawe n'umwanzi wawe, ugasanga umunyempano mugenzi wawe n'umwanzi wawe, kandi mwese muhuriye kuri Kristo, muri mu nzira yo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Icyo ni ikintu gikomeye gusumbya ibindi byose. Kuba ufite abanzi ntabwo ari ikibazo, kubera ko hari icyo abanzi batumarira muri urugendo rw'agakiza. Icyo abanzi batumarira ni iki? Abanzi batuma dukomeza kwegera Kristo kugira ngo batabasha kwivugana ubuzima bwacu cyangwa se ubugingo bwacu. Udafite ibikurwanya, udafite ibiguhiga, udafite ibikugenza, ntabwo gusenga byashoboka. Ariko iyo ufite byinshi bikwataka, uri kubona atake nyinshi ku buzima bwawe, bituma wegera Kristo. Rero Imana yaje iransanga irambwira ngo mbwire abantu bari gusenga gutya, Mana kuki abanzi batugeze kure, Mana kuki abanzi baturembeje, Mana kuki abanzi badufashe ijambo. Iyo abanzi batakugeraho ijambo, ntago uyu munsi uba uri mu gakiza. Iyo abanzi batakugiraho igitaramo, ntabwo uyu munsi uri mu gakiza. Kandi hari ikintu kindi mutazi, abakristo benshi ntabwo uzi neza ko abakuvuga, abagusebya, abagutaka hirya no hino ibintu bitari byiza, ntabwo uzi neza ko baba bari mu ivugabutumwa. Mbabwira ngo Imana yaturemeye kugira ngo itwihesherezeho icyubahiro. Muri kimwe Imana yaturemeye kugira ngo itwihesherezeho icyubahiro. Icyubahiro cya Kristo ku buzima bwacu kirayinezeza. Iyo bakuvuze bakagutoteza, bakaguharabika, burya Imana yo mu ijuru iyo imanutse gukora igitangaza kuri wowe, bya bindi bavuga abantu bakabona ko atari ukuri, hari ubutumwa bundi buba buvuzwe nyamara buvugiwe kuri wowe bitewe nawe. Ni ukuvuga ngo nibavuga ngo urugero, uri umujura, uriya ni umujura, ariba, ni igisambo, iyo afashe Bibiliya agiye gusenga, aba agiye kwibona ahandi, aba agiye buriya ibi n'ibi, bakakuvuga byinshi muri kontekisi nk'iyo ngiyo. Iyo ubanye n'Imana ugafata rero ukajya kuvuga ubutumwa, ukabuvuga mu kuri no mu mwuka, abantu bakavuga ibyo bashaka, abantu bakagusebya bitandukanye, iyo Imana ihindukiye igakora igitangaza, ba bandi bakuvuze nabo bahindukira bakajya kugira gute, bakongera bakajya kwamamaza Kristo ku mirimo n'ibitangaza yakoze ku buzima bwawe. Rero abantu iyo barimo baratuvuga, Imana yo mu ijuru bituma n'Imana igutekerezaho. Wari ubizi? Iyo abantu bari kukuvuga bituma Imana yongera kugutekerezaho. Mwibuke neza ko i Sodoma n'i Gomora bahavuga byatumye Imana iza kwirebera
kugira ngo irebe niba ibyo wavuga ari iki, ari ukuri. Rero iyo bakuvuga bituma Imana imanuka ku buzima bwawe, bituma Imana ikwegera. Iyo uri umukristo uri gusengera mu kuri no mu mwuka bakakuvuga cyane, bituma ahubwo uburinzi bw'Uwiteka buba bwinshi kuri wowe. Ntabwo mwari mubizi, buriya abantu kukuvuga kw'abantu ni byiza mu ruhande rumwe, nubwo bigeraho bikababaza umutima, nubwo bigeraho bikababaza umubiri, bamwe kwihangana bikabananira, abandi guca bugufi bikanga, abandi bakibuka bavuze byinshi biterekeranye, ariko kukuvuga ko uri umukristo ntago ari bibi, kubera ko iyo Kristo akoze ibitangaza mu buzima bwawe, n'ubundi babandi bakuvuze bahora bari hafi bacunga ubuzima bwawe, bongera kwamamaza inkuru nziza Kristo yakoze mu ruhande rwawe, bigatuma Imana irushaho kwamamara. Rero kuba turiho tuvugwa cyangwa se dutukwa cyangwa se tugawa, umenye neza ko biri mu mugambi wa Kristo. Kandi uretse n'ibyo ngibyo, Umwami wacu Yesu Kristo watubereye icyitegererezo twese dukurikiye, mwibuke ko nawe bamuvuze, baramusebeje, kandi abamusebeje ni abo yagaburiye, ni abo yakije uburwayi, ni abo yahumuriye impumyi, ni abo yakirije ibiragi, ni abo yahagurukije bari bamugaye, abo bose ni abo yazuriye abantu bari barapfuye, abo bose nibo bahindukiye baravuga ngo nabambwe, baramuvuga, baramusebye, baramusenya. Noneho mu Kristo abo bari kukuvuga bamariye iki? Kristo we ko bamuvuze kandi yabakoreye ibitangaza bidasanzwe, none we ko bari kukuvuga, wewe hari icyo wigeze ubamarira? Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo Kristo watubanjirije, tugende dutera ikirenge mu cye, umenye ko nawe bamuvuze, kandi bamuvuze byinshi bitandukanye bitageze ku kigero cy'ibyawe, kandi abamuvuze nabo yagiriye neza. None se wowe abari kukuvuga reba baba bakumariye iki? Ntabwo wigeze uhumura n'impumyi n'imwe ngo babibone, ntabwo wigeze usengera n'abarwayi babo ngo bakire babibone, ntabwo wigeze uhagurutsa n'ikirema cy'iwabo ngo mu muryango wabo ngo babibone. None se uzwa n'iki kukivuga? Rero kukuvuga ni ibigutera imbaraga, byagombye kugukomeza, bigatuma ukomera kuri Kristo. Kandi reka mbabwire, naho bakuvuga ntabwo uzajya ubisanga mu byo kurya, ntabwo bizatuma utakaza ibiro kubera ko bakuvuze, ntabwo bizatuma uburana kubera ko bakuvuze, ahubwo iyo bakuvuze bikujyana mu mbaraga zo gutuma wegera Imana ndetse no gusenga cyane, Imana ikakwishimira cyane. Rero bakristo bavandimwe, abantu muri kuvuga ngo bari kubavuga ngo bari kubanga, mumenye ko mbere yuko babanga hari uwo bigeze kubanza kwanga, mbere yuko babanga hari abo bigeze kubanza kwanga, bamwanze kugusumbya. Rero ntujye kure ngo bari kukwanga, ntujye kure ngo bari kukuvuga, ntujye kure ngo bari kugusenya, umenye neza kugira ngo bakuvuge hari undi babanje kuvuga mbere yawe, kandi bamuvuga yarabakoreye byinshi byiza kandi bitandukanye bisumbye ibyo wowe uri gukora. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero, kandi agatangazo gaciyeho ku bantu bari kuvuga ngo abantu bari kubarembera, abanzi barabarembeje, cyangwa se bari kubavuga, cyangwa se bari kubanga, kugira ngo mwibutse ko mbere yuko bakuvuga hari uwo bigeze kuvuga mbere yawe. Sorry gatoya mumbabarire. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza buri mu ijambo ry'Imana, mu gitabo cya Zaburi, nibwo turi buze gusoma Zaburi igice cya 40. Ndaritura abantu bari kuvuga ngo bari kubanga, bari kuvuga ngo bafite abanzi benshi, bari kubavuga, bari kubasebya. Uze gusoma icyo gice cya Zaburi, kiri buze guhereza umurongo, kigira guhumurize, gushyire muri mudu yo gukomeza kwihangana no gukomeza urugendo. Zaburi ya 40, turera ku murongo waho wa kabiri. Murabizi neza ko Zaburi ari iya Dawidi. Turera ku murongo wawo wa kabiri, arimo aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo kurimburana no mu cyondo cy'isayo. Imana yagukuye mu rwobo, Imana yagukuye mu isayo y'ibyaha, Imana yagukuye mu bibazo, Imana yagukuye mu bushomeri, gukura mu bukene, Imana yaguhaye umwana udafite umwana udahetse baraguhimbye amazina, Imana yaguhaye akazi, nta kazi wagiraga, bakuvuga byinshi bitandukanye, Imana yaguhaye ubuzima, yarakwambitse, Imana iri kugaburira, iguhindurira amateka. Rero iri jambo rya Dawidi rivuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Nawe hari aho watakiye Imana, kandi hari aho wayihamagaye, ndetse n'uyu munsi hari abakiyitegereje. Rero mwebwe mutegereje Imana, mwe muri gutaka mutakishwa n'abantu, barabanze, bari kutuvuga, bari kuturwanya, nimutegereze Uwiteka mwihanganye. Niko Uwiteka ari kuvuga, niko ijambo ry'Imana riri kuvuga. Wowe ufite ikibazo nk'icyo ngicyo, tegereza Uwiteka wihanganye. Numutegereza wihanganye, yiteguye gukura mu rwobo, kandi yiteguye kurimbura no
kuguvana mu isayo y'ibyaha no kurimbura ibigurwanya n'ibiguhiga byose. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Uwiteka yiteguye gushyira ibirenge byawe ku rutare, kandi Uwiteka agiye gukomeza intambwe zawe, wowe ubabaye ufite agahinda ndetse n'amaganya. Umurongo wa 4, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Uwiteka agiye gushyira indirimbo nshya mu kanwa kawe. Indirimbo nshya ni izihe? Ntabwo ari za ndirimbo twumva kuri radiyo cyangwa se amakorari mu matorero aririmba, ahubwo ni amagambo y'amashimwe agiye gushyira mu kanwa kawe. Ni amagambo atandukanye nawe wari kuvuga muri iyi minsi, Imana igiye gushyira mu kanwa kandi igiye gushyira mu kanwa kawe. Ndagira ngo ubwire mukristo muvandimwe, iringire Imana, umutegereze wihanganye, kubera ko agiye gushyira amashimwe, amagambo atandukanye nayo wari ufite mu kanwa kawe, kubera ko wamutegereje ugize gute? Wihanganye. Hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirire abibone cyangwa abiyobagiza gukurikiza ibinyoma. Hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirire abibone. Hahirwa uwiringira Uwiteka ntahindukirire abibone. Hahirwa uwiringira Uwiteka ntahindukirire abamushuka, ntahindukirire abapagani, ntahindukirire abatizera Imana, ahubwo agakomeza agahamya, akagendera mu ijambo ry'Imana, akagendera mu ijambo ry'ukuri nk'uko Imana ibumushakamo. Wene uwo nguwo aba arigize gute? Aba ari guhirwa. Ntahindukirire iki? Abibone. Cyangwa se abiyobagiza gukurikiza ibinyoma. Hari n'abantu biyobagiza. Kwiyobagiza ni ukugira ute? Ni ukwirengagiza. Kwirengagiza ibyo uzi, ugakora ibibi kandi uzi ko ari bibi, ugakora ibidashimwa n'amaso y'Imana kandi uzi neza ko ari bibi, ukiyobagiza ibyo wakagombye gukora, ibyo wakagombye kuvuga, ibyo wakagombye kugena, ntubikore nk'uko bikwiriye, ahubwo ukirengagiza bimwe byiza, ukagendera mu bitakwiriye. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Imana ibyo iri gutekereza kutugirira ni byinshi. Usubije amaso inyuma, ibyo Imana yagukoreye ni byinshi. Rero n'ibyo utekereza cyangwa ubona bikugoye, nabyo byanga bikunda izagira gute? Izabikora. Ntugire ubwoba, kuko Uwiteka ibyo ari gutekereza ku buzima bwawe ni byinshi cyane, kandi umunsi azabishyitsa uzanezererwa, uzishima, uziterera hejuru. Dukomeze ijambo ry'Imana. Ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. Ibyo Imana yakoze ugiye kubirondora, ugiye kubyatura, ugiye kubivuga, byaruta ubwinshi ibyo nashobora kubara. Ibyo Imana yakoze ugiye kubibara ni byinshi cyane. Mbabwire ngo no kuba ugihumeka umwuka w'abazima uyu munsi, ni uko hari ibyo Imana yakoze. Imana ntacyo yakoze uyu munsi. Waragiye i Rusororo nk'abandi, waragiye i Kanombe nk'abandi, waragiye muri Nyantomvu nk'abandi, waragiye ku Karundo nk'abandi, ahubwo impamvu Imana ikikurinze ni uko hari ibyo yavuganye nawe itari yasohoza. Mwibutse ko ahanini 90% ibyo Imana yavuze ku muntu birasohora. Iyo ibivuze ariyo ibivuze kandi ikabivuga ibikuye ku mutima wayo, kandi yamara kubivuga noneho nawe ibibwiye, ukagendera mu nzira zitunganye, ukagendera mu nzira zo gukiranuka, Imana yo mu ijuru ijambo yavuze iraririnda, yamara kuririnda igakurikirana uwo yaribwiye, kugira ngo izasoze ibyo yavuze, izina ryo kugira ngo rishime kandi izina ryo rihabwe icyubahiro. Ibitambo n'amaturo y'ifu ntubyishimira. Ntabwo Imana yishimira ibitambo byawe, ntabwo Imana yishimira amaturo yawe y'ifu. Ibyo Imana yishimira ni umutima wawe. Igihe cyose ukoze ibyiza ariko ufite umutima utarimo, udaciye bugufi, utanezerewe Imana, ntabwo ibyo ngibyo byagira icyo bimarira Imana, nta n'icyo biyibwiye. Ahubwo ikinezeza Imana ni uko ukora ibi byiza ariko n'umutima wawe utunganye kandi uboneye. Amatwi yanjye urayazibuye. Ibitambo byokejwe n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse. Mera ko ndavuga nti, dore ndaje mu muzingo w'igitabo, niko byanditswe kuri njye. Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda, ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Reka abakristo twishimire gukora ibyo Imana ikunda, twishimire kuvuga ibyo Imana ikunda, twishimire kujya aho Imana ikunda, twishimire kuvuga ubutumwa Imana ishaka,
twivuge ubutumwa kugira ngo twikurure abantu kuri twe, twivuge ubutumwa kugira ngo twikurure abantu inyuma, ahubwo tuvuge ubutumwa kugira ngo abantu bakizwe bave mu byaha bakora ibitunganye. Ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Ese amategeko y'Uwiteka ari mu mutima wawe? Ese kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo biri muri wowe? Umurongo wa 10, namamaza ubutumwa bwiza bwo gukiranuka mu iteraniro ryinshi, sinzabumba akanwa kanjye, Uwiteka arabizi. Haleluya, haleluya, haleluya. Njyewe Pastor Clement namamaza ubutumwa bwiza bwo gukiranuka mu iteraniro ryinshi, yaba aho nyobora mu rusengero mvugiramo ubutumwa, ndetse yaba no muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga, hano kuri televiziyo ya Aje n'Ingoga TV, ndetse n'ahandi hose bibaye ngombwa, cyangwa se abavandimwe banyiyambaza mu kwamamaza ubutumwa bwiza, njyewe nditeguye. Namamaza ubutumwa bwiza bwo gukiranuka mu iteraniro ryinshi, sinzabumba akanwa kanjye, Uwiteka arabizi. Nanjye sinzabumba akanwa kanjye, Uwiteka arabizi, kuko nahamagariwe kumuvugira. Akanwa kanjye ntabwo nzakabumba, kubera nk'uko abandi muri iyi minsi bari kukabumba. Hari abantu batangiye kumpamagara ati Pastor Clement, none ko ubutumwa uri kuvuga ni byiza, ariko bari abantu none nubwo bari kuvuga ibintu cyangwa se bari gukora ibintu bidashimisha, ariko ntabwo wagombye kuba bavuze, wagombye guceceka ugatuza. None se ninceceka ngatuza, ngatinya abantu, ari abantu n'Imana, icyo natinya ni iki? None se ninceceka ngatuza, abantu bari kuyobya, abantu bari gukomeza gukina nk'agapira, bo bizarangira bite? Arega mbere yo kugira ngo nkure abantu kuri Satani bazane kuri Kristo, mbere yo kugira ngo nkangure abantu batirara bakaba barenga umusaraba bibwiye ko bakiri mu rugendo, none se nimbareka bagomeza bakakora utuntu turangaza abantu, abakagombye kuvuga ubutumwa ntabwo bara bakibuvuze, nabo barajya kwikura barakomeza barangare. None se Satani nahagurutsa igitero ngo nuko ngo ari abantu yakoresha umuntu runaka ngo nere kubivuga, ngo nugira ngo ni uwo muntu ari umuntu n'Imana se ufite imbaraga nini? Njyewe rero ntago akanwa kanjye, sinzabumba akanwa kanjye, mugende kuvugira Uwiteka, Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nimuhumure, ibyo tuvuga biba berekejwe n'umwuka w'Imana, kandi ikindi cya kabiri, ntabwo tuba twabyibwirijwe, tuba twabibwirijwe na Kristo, wa wundi ujya uduha imbaraga. Igihe cyose Imana yavuze ngo vuga, nzajya mvuga. N'Imana nivuga ngo ntuvuge, nzajya nceceka, kuko kuvuga kwanjye ukabyumva, inyungu za mbere ni iz'Uwiteka, cyangwa se inyungu za mbere ni izawe. Urabanza wumve, niwumva hari ikigufashije uhindurwe naryo, niwumva hari aho Imana ikugarura ugaruke uhindukire. Ntekereza ko inyungu za mbere ari izawe, ntabwo inyungu za mbere ari izanjye. Inyungu za mbere ni izawe, kubera ko mba mbereye amaso ubugingo bwawe. Umushumba abera amaso ubugingo bw'intama, cyangwa se ubuzima bw'intama. Ntabwo nabona intama zizimira rero ngo nceceke, ntabwo byakunda. Ntabwo mpisha gukiranuka kwawe mu mutima wanjye, mvuga umurava wawe n'agakiza kawe, ibyo nibyo mvuga. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe simbihisha iteraniro ryinshi. Nibyo koko, niko biri kutubwira. Iyi ni Dawidi yabivugaga. Nanjye rero imbabazi z'Uwiteka n'imbaraga ze ntabwo byatuma mpisha imbaraga za Kristo, ntabwo zatuma navuga ibikwiriye, ntabwo zatuma nabwira abantu benshi icyo bakwiriye gukora n'uburyo bakwiriye kwitwara muri iyi minsi, kuko ibyago bitabarika bingose, ibyo nakiraniwe bingezeho nkaba nabasha kureba. Birita umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi, bituma umutima wanjye umvamo. Iyo mbonye message nk'izo muzohereza, bituma nongera gutekereza, ese koko ibyo Imana yambwiye kuvuga ntabwo nari nkwiriye kubivuga koko? Abantu ko aribo barambwira ngo biriya ntabwo bikwiriye, biriya ntabwo bikwiriye, koko ntabwo byari bikwiriye. Ndagira ngo mumare umpungenge bavandimwe, twahamagawe na Kristo. Njya nkunda kubisubiramo, ntabwo kuba dukora uyu murimo ari uko twabuze ikindi dukora, ahubwo ni uko twawuhamagariwe. Dufite byinshi dukora, dufite byinshi byatunga ubuzima, byatuma tuzamuka, tukagura amamodoka meza nk'abandi, tukagura amazu meza nk'abandi, ariko hari impamvu twahisemo gukorera Kristo. Hari umuhamagaro Imana yadushyizemo utubuza gukora ibyo byose. Wibuke ko Pawulo avuze ngo ibyari indamu zanjye nabibonye nk'igihombo, byahindukiye igihombo kubwo kuronka Kristo no gukurikira Kristo. Ariko abamaze kumukurikira, abamuzi, bamwizeye nk'umwami n'umukiza, bazi ubutunzi bwinshi buri muri we. Muri Kristo harimo ubutunzi bwinshi abantu batasobanukirwa, butagira akagero. Harimo amazu, harimo amamodoka, harimo amafaranga, harimo ingo nziza, harimo yewe buri wese mu kigero cye. Umukobwa harimo abagabo beza, umusore harimo abakobwa beza, umugabo harimo ubuzima bwiza, umudamu harimo
ibintu byinshi byiza biri muri Kristo Yesu. Umuntu utari muri Kristo Yesu rero yarahombye, ariko utabizi ntabwo yabimenya. Ariko turagira ngo dushishikarize abantu kugira ngo binjire muri Kristo, ko muri Kristo harimo byose. Kiba wari muri Kristo Yesu ntabwo ufite amarira nk'aya ngaya. Kiba wari muri Kristo Yesu ntabwo ufite agahinda nk'aka ngaka. Kiba wari muri Kristo Yesu ntabwo ufite ibibazo udafite uwo kubibwira. Kubera ko twebwe turi muri Kristo Yesu, iyo tugize ibibazo cyangwa tugize agahinda, turagenda tukamusanga akaturuhura. Rero nagira ngo mbashishikarize bene data, bavandimwe, iri jambo kugira ngo turisoreze aha ngaha, turicumbikire hano, kugira ngo tutavuga byinshi. Benshi ntabwo baba bafite ubushobozi bwo kugira ngo bumve ubutumwa burebure. Niyo mpamvu turi dukora video ntoya ariko tuzikora kenshi gashoboka, kugira ngo n'abantu badafite amamega menshi babe babasha kumva ubutumwa kandi bumve icyo Imana ishaka kuvugana nabo. Ndagira ngo mbashishikarize bavandimwe, bakristo, bene data, kugira ngo buri wese abashe kwitekerezaho. Wowe utegereje Uwiteka ureke kurambirwa. Ushobora kurambirwa kubera uburwayi, ndabyumva. Ushobora kurambirwa kubera kubura akazi. Ushobora kurambirwa kubera ubushomeri, kubera ubuzima bubi. Ushobora kurambirwa kubera imifamiye. Ariko reka nkubwire ngo ushobora kurambirwa kubera korali uririmbamo. Ushobora kurambirwa kubera abashumba bawe, kubera itorero rurimo, kubera aho usengera. Ushobora kurambirwa kubera umva, ni byinshi byatuma urambirwa. Ariko reka nze nkangure nkubwire ngo wirambirwa, kuko Kristo ari bugufi kugira ngo akurengere, yongera kugaragaze bundi bushya mu isura nshyashya ku bari bakuze. Tegereza Uwiteka wihanganye, nko kwiza buriya 40 tubwiye. Numara gutegereza Uwiteka wihanganye, nawe yiteguye kuza kukurwanirira no gukora ibidasanzwe mu ruhande rwawe. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Dufite n'itangazo ryihutirwa rireba abantu bose, ariko iyo tangazo tuzaritangaza ejo cyangwa ejo bundi. Tuzarinyuzaho, buri wese muzatega amatwi, mwumve icyo Umwuka ari kubwira amatorero, mwumve icyo Umwuka ari kubwira abantu bayo muri iyi minsi, mwumve icyo Umwuka ari kubwira abakijijwe ndetse n'abadakijijwe, kuko hari itangazo dutanga riba rireba abakijijwe rikareba n'abadakijijwe, ariko biratubwira ngo cyane cyane abo mu nzu y'Imana nibo bakwiriye kuryumva, bakamenya uko bitwara, kubera ko Imana igihe cyose ibihoje ijisho ku bantu bayo. Satani nawe ahoje ijisho ku bantu bayo. Natwe rero turi mu mwanya wa Kristo, tuba duhoza ijisho cyangwa se dutangariza abantu b'Imana kugira ngo bamenye ibigezweho, bamenye uko bakwiriye kwitwara muri iyi minsi ya nyuma tugenda twinjiramo igoye. Reka dufatanye dusenge Imana rero, ku bantu bari bacitse intege, ku bantu bari batenebutse, ku bantu bari babuze uko babigenza, ku bantu bari babuze icyerekezo, kugira ngo bongere basubizwemo ibyiringiro, bumve ko Kristo aba ari bugufi kandi ko yiteguye kubarwanirira. Imana ishimwe cyane. Dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishoboye byose, Imana yo kwizerwa, Imana y'urukundo, Imana ihindura amateka ku bana bayo, Imana ikura hasi igashyira hejuru, Imana ikura hejuru igashyira hasi. Turagushimiye muri uyu munsi wa none ko watwongera iminsi yo kuba wagize neza, uko wakoze ibidasanzwe, katwemerera kugera imbere ya kamera yaje n'Ingoga TV, kugira ngo twongere tuganirize ubwoko bwawe, tubwira abantu bari bateneburitse, abantu bari bacitse intege, abantu bari basubiye inyuma, abantu bari bafite gahunda yo kuva mu murimo wawe, abantu bari bafite gahunda yo kuva mu byawe bakabirambika bakajya mu bindi, kugira ngo bongere basubizwemo imbaraga. Data, nta kindi Satani yifuza nuko abantu bacika intege bakava mu byizerwa, ariko natwe tubereho kugira ngo dusubizemo abantu imbaraga, tubabwire ko uri bugufi kandi uri hafi, kandi nibyo koko uri bugufi uri na hafi kugira ngo urengere abakwiriye kurengerwa. Turasenze muri aka kanya kugira ngo ugenderere ubwoko bwawe buri wese uri bwumvire ijambo. Mwami, wari uteneburutse, wari uri kuvanga, afite abanzi benshi, wari kuvanga abantu baramwanze, yibuke ko nawe mbere yuko uza kuri iyi si ndetse no kuri iyi si bakwanze, bakakugambanira, bagakorega byinshi bitandukanye, kandi abakwanze bakanakugambanira bakanagusebya ari ba bandi wagiye ugira neza, ari ba bandi wagaburiye. Natwe rero duhereze imbaraga zo kwihanganira ibitugerageza muri iyi minsi, ahubwo tukurindire, tugutegereze twihanganye, kubera ko uri bugufi ntabwo uri kure yacu, uje guhemba no guhana, kandi uje kugira neza abihanganye, abakoze ibintu bikwiriye. Reka izina ryawe rikomeze rihimbazwe. Komeza ugendere ubwoko bwawe rero, kandi ukomeze kuduhereza umugisha twese hamwe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubyumvishe. Amen. Yesu abaho umugisha. Nongere mbibutse kugira ngo mudufashe mukore subscribe. Iyo mbabwira mukore subscribe ni uko iyo muyikoze, cyangwa se mugakora like, cyangwa se mugakora share, mugahererekanya ikiganiro, cyangwa se mukandika na comment, biri muri bimwe mu bituma YouTube ibasha kudupromotinga. Kudupromotinga ni gute? Ni kwa kundi batuma ibiganiro byacu babyohereza ahantu henshi. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze like, cyangwa se ukoze subscribe, cyangwa se ukohereza ikiganiro ibunaka, bituma YouTube irayibona ko cya kiganiro cyangwa se
rya jambo riri kurebwa rikunzwe, nayo igakora uburyo bwo kuyamamaza ahantu henshi, bityo ubutumwa bwiza bukagera ku bantu benshi icyarimwe. Rero dufashe muri uwo murimo, nawe wifasha, ndabizi neza ko Imana izabiguhera umugisha nitubikora tubikunze, kandi ntitugusare ngo tuvange n'ibyaha, Imana izatugirira neza. Niko mbisabye mbyizeye kandi ko uri buze kubikora nawe ugakora umugisha ku Mana, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Bye bye, ndabakunda cyane, ciao ciao.